Ndabasuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Uyu ni umunsi wa 86 dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 14 ku murongo wa 43, turasoreza mu gice cya 17 umurongo wa 25. Mu gice cya 14 umurongo wa 43 haranditswe ngo, Dawudi aherako abwira Yonatani ati, mbwira icyo wakoze. Yonatani aramubwira ati, kuko nakojeje umutwe w'inkoni nari nitwaje mu mushonge w'ubuki ndumva, none rero nkwiriye gupfa. Sawuli aravuga ati, Yonatani, nudapfa Imana ibimpore ndetse bikabije. Ariko abantu babwira bati, mbese Yonatani yapfa kandi ari we wazaniye Isirayeli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa. Turahiye Uwiteka uhoraho, ntihazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe we gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu bakijije Yonatani ntiyapfa. Sawuli arizamukira arorera gukurikira Abafilisitiya, n'Abafilisitiya nabo basubira iwabo. Sawuli amaze kwima ingoma ya Isirayeli, arwana n'ababisha be bose impande zose, Abamowabu n'Abamoni n'Abanyedomu n'abami b'i Soba n'Abafilisitiya, arabira aho yajyaga hose. Aba intwari, anesha Abamaleki, akiza Abisirayeli amaboko y'ababanyagaga. Ngo kandi bene Sawuli n'aba: Yonatani na Ishivi na Malikishuwa. Amazina y'abakobwa be bombi, uwa mbere ni Merabu na murumuna we Mikali. Muka Sawuli yitwaga Ahinowamu, umukobwa wa Ahimasi, kandi umugaba w'ingabo ze yitwaga Abuneri mwene Neri, se wabo wa Sawuli. Ngo kandi Kishi ari we se wa Sawuli, na Neri se wa Abuneri ni bene Abiyeli. Ku ngoma ya Sawuli yose habaho umubano mwinshi cyane n'Abafilisitiya. Nuko Sawuli iyo yabonaga umuntu wese w'imbaraga cyangwa w'intwari yaramuhakaga. Sawuli ategekwa kurimbura Abamaleki. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli. Nuko rebe uwumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, nibutse ibyo Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiriraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abamaleki, ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire. Ahubwo abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira i Terayimu. Hariho ingabo zigenza ibirenge 2,000 n'Abayuda inzovu. Bukeye Sawuli ajya ku mudugudu w'Abamaleki, yubikira mu gikombe cyaho. Sawuli agezeyo abwira Abakeni ati, nimumanuke muve mu Bamaleki, ne kubarimburana nabo, kuko mwagiriye imbabazi Abisirayeli bose ubwo bavaga muri Egiputa. Nuko Abakeni bava mu Bamaleki. Maze Sawuli yica Abamaleki uhereye i Havila ajya i Shuri, hateganye na Egiputa. Afata mpiri umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza, banga kubirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Samweli ahanira Sawuli ko atumviye itegeko ry'Imana. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati, ncujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati, Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingikiye urwibutso, nyuma arahindukira arakomeza amanuka i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati, Uwiteka aguhire, dore nasohoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramusubiza ati, bazivanye mu Bamaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa, ngo izo ni izo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Nuko Samweli abwira Sawuli ati, ba uretse nanjye nkubwire iteka yaraye ambwiye iri joro.
aramubwira ati ivugire. Samweli aravuga ati mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli? Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli? Ngo kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati gembure rwose b'abanyabyaha b'Abamaleki ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se ni iki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abamaleki, n'Abamaleki ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza muzarimburwaga, kugira ngo babitambire Uwiteka Imana yawe Rugari. Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi, kandi n'urwa kw'ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba ku ngoma. Sawuli abwira Samweli ati naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe, kuko natinye abantu nkabumvira. Noneho inginze mbabarira icyaha cyanjye, kandi uhindukirane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka. Samweli abwira Sawuli ati sindi busubiraneyo nawe, kuko wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze ko uba umwami wa Isirayeli. Nuko Samweli ahindukira kugenda. Sawuli arika ikinyita cy'umwambaro we uracika. Samweli aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma ya Isirayeli uyu munsi, ayihaye umuturanyi wawe ukuruta. Ibera Isirayeli amaboko ntibeshya, kandi ntiyihana, kuko atari umuntu ngo yihane. Sawuli aravuga ati narate, ariko none ndakwinginze unyubahirize imbere y'abatware b'abantu banjye n'imbere y'Abisirayeli, tugarukane kugira ngo nsenge Uwiteka Imana yawe. Nuko Samweli arahindukira akurikira Sawuli. Sawuli asenga Uwiteka. Maze Samweli aravuga ati nimunzanire hano Agagi umwami w'Abamaleki. Nuko Agagi aza aho ari akimbagira, aravuga ati erega intorezo z'urupfu ziracitse. Samweli aravuga ati nk'uko inkota yawe yahinduraga abagore impfusha, niko na nyoko azaba impfusha mu bandi bagore. Nuko Samweli atemagurira Agagi imbere y'Uwiteka i Gilugari. Samweli aherako ajya i Rama. Sawuli arazamuka ajya iwe i Gibeya ya Sawuli. Uhereye ubwo Samweli ntiyongera kuza kubonana na Sawuli kugeza aho yapfiriye, ahubwo aramuririra, kandi Uwiteka aricuza kuko yimitse akaba umwami wa Isirayeli. Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli, kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo. Nzakwereka uko uzagenza, uzansukira amavuta ko nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Baramubaza bati mbese uzanwe n'amahoro? Ati ni amahoro, nzanwe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati ni ukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye, kuko ari kirekire namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesayi aherako ahamagara Aminadabu amumurikira Samweli.
Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7, maze Samweli abwira Yesayi ati, aba si bo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesayi ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati, mutumire mumuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, ni uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere ya bakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubiramo. Dawidi ahakwa kwa Sawuli aba umucuranzi we. Icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yavuye kuri Sawuli, kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka yajyaga amuhagarika umutima. Maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati, dore umwuka mubi uva ku Mana ni wo uguha umutima. Databuja, tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakire umucuranzi w'umuhanga, maze umwuka mubi uva ku Mana naguhangaho aje agucurangira ukire. Nuko Sawuli abwira abagaragu be ati, nimunshakire umuntu uzi gucuranga neza mumuzane. Umuhungu umwe aramusubiza ati, nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu. Ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga n'intwari kandi ni umurwanyi. Aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Nicyo cya Sawuli atuma intumwa kuri Yesayi aramubwira ati, nyoherereza umuhungu wawe Dawidi uragira intama. Maze Yesayi azana indogobe, ayihekesha amarobe y'imitsima n'imfumba ya vino n'umwagazi w'ihene, abyoherereza Sawuli bijyanwe n'umuhungu we Dawidi. Dawidi kwa Sawuli amuhagarara imbere. Sawuli aramukunda cyane, amugira umutwaza intwaro. Maze Sawuli atuma kuri Yesayi ati, ngusabye Dawidi ngo ajye ankorera kuko antonyeho. Hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa, agakira, umwuka mubi akamuvaho. Dawidi yica Goliyati. Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana. Baziteraniriza isoko y'i Buyuda, bagerereza kuri Efesidamimu hagati y'isoko na Azeka. Sawuli n'Abisirayeli nabo baraterana bagerereza mu kibaya cya Era, birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisirayeli hakuno. Hagati yabo hari ikibaya. Bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati w'i Gati. Ikirere cye cyari mukono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kure kwaryo kwari shekeli z'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi, kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Urutoki rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Kuremera kw'ikigembe cyaryo kwari shekeli z'ibyuma 600, kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Araza arahagarara akomera ingabo za Isirayeli ati, kuza kuremera urugamba aho mwabitewe n'iki? Mbese si ndi Umusitiya, namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuke ansange. Nabasha kundwanya akanyica, tuzaba abagaragu banyu. Ariko nimunesha nkamwica, nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Umufilisitiya arongera aravuga ati, suzuma ingabo za Isirayeli uyu munsi. Nimumpe umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Kandi Dawidi yari umwana wa Munyefurati w'i Betelehemu y'i Buyuda witwaga Yesayi. Kandi Yesayi uwo
yari afite abahungu 8. Ku ngoma ya Sawuli yari ageze mu zabukuru. Abahungu bakuru 3 ba Yesayi bari baratabaranye na Sawuli. Amazina y'abo bahungu be 3 batabaye, uw'imfura ni Eliyabu, uw'ubuheta ni Aminadabu, gatatu ni Shama. Dawidi yari umuhererezi kandi bakuru be uko bari 3 bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawidi yajyaga acurangana kwa Sawuli, aragira intama za se i Betelehemu. Nuko uwo Mufilisitiya uko bukeye n'uko bwije akabasatira, agenza atyo 40 yigaragaza. Bukeye Yesayi abwira umuhungu we Dawidi ati, gemurira bakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze na ya marobe y'imitsima 10. Wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero, kandi ushyire umutware w'igihumbi barimo amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka. Urebe bakuru bawe uko bameze, maze unzanire inkuru zabo z'imvaho. Kandi Sawuli n'Abisirayeli bose bari mu kibaya cya Ela barwana n'Abafilisitiya. Nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo, asigira umwungeri intama ze. Ibyo bintu aragenda nk'uko Yesayi yamutegetse, arasukira aho bakikije amagare, aho ingabo zahigiraga zije kurwana. Nuko Abisirayeli n'Abafilisitiya birema ingamba, urugamba rwerekerana n'urundi. Maze abitsa umurinzi w'ibintu umutwaro we, aravuduka ajya mu ngabo, aramutsa bakuru be. Akiganira nabo, muri ako kanya ya ntwari y'Umufilisitiya w'i Gati witwa Goliyati asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe. Dawidi arabyumva. Abisirayeli bose bamurabutswe bashya ubwoba, baramuhunga. Abisirayeli baravuga bati, aho mubona uriya mugabo uzamutse? Ni ukuri azanywe no gusuzugura Isirayeli. Umuntu uri bumwice, umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, amushyingire umukwe, kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli. Aha niho dusoreje uyu munsi. Uwiteka abagirire neza, tuzasubire ku munsi w'ejo.